amahoro y'Imana abane namwe. Njyewe nitwa Honete. Kino kiganiro Hot Time Show ndi kumwe n'umuryango mwiza, ngira ngo bababonye bahoze ku rubyiniro. Imana ibaha umugisha n'abahanga babikora neza. Ese nabonye afite igikundiro ku Mana no ku bantu. Imana iguhisha niba hari icyo wabibonyemo. Ngira ngo urabibona iburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye, ndi kumwe nabo baranzengurutse. Abantu bamwe mu bahagarariye abandi mu muryango witwa La Vie Éternelle, witwa neza cyane. Rero ndabakiriye bagabo bene data, nawe mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye. Umeze neza? Amahoro y'Imana bane namwe. Muri kwiyumva gute uyu munsi Imana yabateye iteka mukisanga hano muri studio za Goodrich TV? Turashima Imana, imitima yacu iranezerewe kubwo kuba hano kuri Goodrich TV. Bisanzwe dukorera mu rusengero aho twegeranye cyane n'abari kumwe, ariko uyu munsi Imana yaduteje indi ntambwe kuvugira ku isi yose. Murakoze cyane. Arakora hari igihe bacishamo bakanavuga bati yari yarabitubwiye. Namwe Imana y'iwanyu se hari igihe musenga ikavuga ngo nzabageza no kuri televiziyo? Kana dusenga Imana ivuga. Namwe iwanyu iravuga. Dusenga Imana ivuga. Kandi ibi nabyo biri mu masezerano twagiye twakira igihe kinini. Barishimye cyane. Ngaye nguko rero njyewe ndi hagati y'abantu bavugana n'Imana, ntumenyere. Nkuko nari mbivuze, nishimiye kubakira mu myaka myinshi maze nkora imirimo kubana n'abaririmbyi, amakorali, amatsinda, abahanzi. Ni ukuri mwe n'ubwa mbere mbabonye, n'ubwa mbere mbamenye. Ndi kwibaza impamvu mwatinze munsaba imbabazi. Ese ikosa buriya ni iryanyu cyangwa ni iryanjye utaraje kubashaka, cyangwa ni igihe cyabaga kitaragera? Ni ikosa ry'igihe. Ni igihe tubiharire igihe, tubishinje igihe. Yego, dufite iminota mike cyane. Ndagira ngo gerageze kutwibwira mu magambo magufi, hanyuma noneho dukomeze tunabarekura. Ndabona mureba mushiki wanyu, ntacyo reka rero duheraho. Murakoze. Amazina nitwa Kimani Manine, nkaba mbarizwa muri uyu muryango wa La Vie Éternelle. Turavuga butumwa Yego. Uririmbira ihejwi muri soprano, rimbardo. Ukora uwuhe murimo nyirizina muri iyi korali? Ukuririmba ariko hari n'indi mirimo? Yego. Ubwo dirigente amajwi yose arayaririmba? Yego. Yego, twakomeje. Murakoze. Nanjye nitwa Eric Hategekimana. Ni njyewe Imana bayihaye inkoni kugira ngo nyobore uyu muryango. Ni wowe Imana yagiriye icyizere. Mvugo tumenyereye ubwo ni perezida. Imana ibahe umugisha. Amen. Twakomeje. Murakoze cyane. Twafasha ndamwe Nizeyimana. Nanjye wungirije muri La Vie Éternelle, nshinzwe ibijyanye n'imiririmbire. Murakoze. Yego, Imana ibahe umugisha cyane. Ni ryari Imana yahamagaye La Vie Éternelle? Murakoze. La Vie ntekereza ko yabayeho kuva mbere mu bitekerezo by'Imana, ariko byashyizwe mu bikorwa ikoresheje abantu bamwe na bamwe muri 2020. Yego. Niba mubyibuka mwari abantu bangahe? Uyu munsi muri bangahe? Ni ibintu bingahe Imana yakoresheje La Vie Éternelle? Icyo kibazo ni cyiza. Murakoze. Ni ukuvuga ngo uwo mwaka wa 2020 mbabwiye, twatangiye turi abantu batarenga barindwi. Birumvikana ko ari bake kuko ni abantu bake nyine Imana yanyujijemo umuhamagaro. Barindwi bonyine? Bari barindwi kuko kwari gutangira. Uyu munsi muri bangahe? Uyu munsi tugera mu mubare urenga 30 kandi baboneka buri munsi. Yego. Nta zindi mpamvu zihari ku ruhande. Ni ibingahe Imana yakoze muri mwebwe bishobora no kubatera uyu munsi gushima? Ibyo yakoze ni byinshi. Hari abantu Imana yakujije mu buryo bw'umwuka, icyo nicyo cya mbere dushimira Imana. Yego. Ariko no mu buzima busanzwe Imana yagize bamwe na bamwe abagabo, abandi bagira abagore. Amen. By'umwihariko nkanjye madamu mfite namukuyemo hano muri iyi korali. Yes, muri iyi bivuze ministry. ngo iyi ministeri iranashingira. Yego. Ndikwibagirwa nkavuga ngo ni korali kandi ni ministeri. Harya ministeri itandukanira he na korali? Cyangwa tuzabigira ikiganiro cy'ubutaha?
okay sabo ntacyo icyo washaka twagisubiza cyangwa se ubwo ubutaha icyo wakwifuza okay ni ministeri ibindi tuzabitandukanye bagarutse nta kibazo wari ugikomeza ya urumva bamwe yabageze abagabo nibyo nayingezeho abandi bagira abagore hanyuma madamu wa muri aba haba hari uwo mwagendanye cyangwa yasigaye mu oya kubera ko afite umwana mutoya twagiye mu materaniro mu kanya niho tuvuye yego biba ngombwa ko ajya kwakira abantu mu rugo abashyitsi bari buze kudusura uyu munsi yitwa nde madamu yitwa Iragena Rachel umwana wanyu yitwa nde yitwa Hategekimana Jessica Nolan turabasuhuje cyane madamu Yes, madamu aho muri muka rwose. perezida Aho ahantu muri uri turabasuhuje cyane. turagukeje Yego. yego yego wari ugikomeje kuri iyo mibare y'ibyo Imana yakoze yego ya hanyuma muri twebwe tugiramo amashimwe menshi atandukanye harimo n'abo Imana yagize okay nayo imbagize benshi ariko n'umwe gusa n'abandi bari inyuma yego muri twebwe havutsemo umushumba wow yes havutsemo umushumba kandi muri ashumba korali itorero nabyara muri umuryango nabyara abashumba yego Imana ishimwe umuntu anabarebye arabona Imana igifite umurimo wo kubakora ukuboko kw'Imana kuri muri mwebwe kubatuma gukora amen umuntu abarebye kandi abona hari byinshi Imana yakoze hari n'ibindi yiteguye gukora amen reka tube tujyanye ibyo ngibyo mvishe ko la vie interne ni pipinieri Imana igenda itoranyamo abantu ikoresha kandi ikagirira neza Imana ishimwe ku bwanyu kandi twifatanije namwe bwa byose Imana yakoze n'ibyo igikomeje gukora dirija uyu munsi mufite indirimbo zingahe uyu munsi murakoze tumaze kugira indirimbo ebyiri kuri YouTube channel La Vie Eternelle dufite n'izindi ndirimbo zanditse mu bitabo turirimba zacu Yego. zigera mu ndirimbo 15 yego ubutumwa Imana yabahaye muri la vie interne mubona bumaze kugarura abantu bangahe kuri Kristo murakoze ubutumwa Imana yaduhaye bitewe n'ubutumwa tugenda dutambuza mu miririmbire abamaze kuza ni benshi kuko nahera nko kugihe yatangiriye kurumva batangiye ari bakeya ariko ubu ngubu turi ku mubare ushyitse Amen. 23 ni benshi bivuze ngo Cyane. twabuze ubutumwa hari umusaruro wabonetse n'ibyo nabyo bintu byo dushimira Imana amen kubona indirimbo mu muryango wanyu bibatwara imbaraga zingana gute kuko Imana yaduhamagaye yaduhaye n'intwaro zikwiriye zo kwikorera ntabwo bitugora cyane duhimba indirimbo turasenga tukabaza Imana icyo isi ya none ikeneye ubutumwa isi ya none ikeneye kuko isi ya none ikeneye gukira Yego. rero ibyo Imana iduhaye ni muri bimwe muri bya mwumvishe twaririmbye yego nibyo Imana yaduhaye gukirisha isi mu gihe cya none rero ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu bibagora ntabwo ari ibintu mukura kure mwebwe icyo mukora ni ugushyira ivi hasi ubundi umwuka akababwira ati ikibanza ni iki icyo muza gukurikizaho ni iki yego noneho hakazaho no kwegeranya mu buryo bwa gihanga bw'iminsi ya none kugira ngo bizasohoke biryoheye n'amatwi y'abantu twabivuga n'umuziki murakoze wow ndumva mfashijwe izi ndirimbo wari uvuze ngo ziri hehe ziri kuri YouTube channel ya La Vie Eternelle ni ukuvuga ngo mwitwa n'ubundi iryo zina rangira neza abantu ko bagerayo urajya muri telefone yawe ujye kuri YouTube channel yawe wandikamo La Vie Eternelle Ministry tubona izi ndirimbo zacu yego Imana ibaha perezida President. muri uyu mwaka ni byiza no kubakira umwaka ugitangira ni iki murimo gutekereza ese ni irihe yerekwa mufite murabona ibyo Imana izabakoresha muri uyu mwaka ari ibihe cyane ko mwanabinyibwiriye nyine ko ifite ukuntu ikorana namwe bivugana namwe muri kubona iki muri uyu mwaka imbere murakoze cyane ngeze amahirwe kubw'ikibazo mumbajije munyemerere mfatireho mu byo dufite muri uyu mwaka cyangwa se mu byo dutegura kugeraho yego n'ejo bundi kuri 15 muri uku kwezi kwa kabiri tariki 15 dufitemo tugira igitaramo buri kwezi twita Heart of Worship. Heart of Worship ni igitaramo ngaruka kwezi iyo nta mpamvu zidasanzwe zabaye aho dukorera rero nagira amahirwe ngatumira abantu namwe murimo kuri 15 z'uko yes 15 z'uko nguko ngo ni iki cyumweru kiri imbere ni gahunda ihoraho ya buri kwezi iyo nta mpamvu kuko dufite ahantu dukorera iyo nta mpamvu zidasanzwe zahabaye buri kwezi tuba dufite icyo gitaramo ko numva ibintu ari byiza we kuki mutaje kubitubwira kare ariko ntacyo iki cyari cyo gihe aha ngaho ku itariki 15 yego n'ubundi muzamure muri icyo gikorwa
tuzaba turi muri icyo gikorwa. komeza tubwire ibintu bizabera muri uwo munsi byose, mbese kwinjira nangahe, abantu bazaturwa ni bangahe, muzaririmba gute, ese muzanabwira ijambo ry'Imana muri iyo shusho neza kugira ngo hari igitondo cy'umugisha murakoze cyane ngo kuri uwo munsi bazakubona, bazaba bambaye imbaraga bari kumwe n'umwami Yesu. Umunsi nugera habera bazazuka, bazaba bambaye imbaraga bari kumwe n'umwami Yesu. Hari igitondo cy'umugisha bazaba bambaye imbaraga bari kumwe. saa cyenda zuzuye, ariko wumva ufite umuhamagaro wo kuhagera mbere, tugira amasengesho abanza aho gatoya saa 8:30, tukabanza tugasenga iminota 30, buri wese ari mu nguni ye, buri wese avuga ati Mana utugirire neza kandi urinde n'abashyitsi bacu. Rero uwagira uwo mutima wo kuzaza kudufasha gusenga iryo sengesho yazaza saa 8:30, ariko ubundi gutangira nyirizina ni saa 9 zuzuye. ni iki mwifuza ku bantu kuri uwo munsi? Ibyo twifuza ku bantu byo ni byinshi, harimo icya mbere ni ukuboneka, kuko ni nacyo kiduteye kubibabwira cyangwa se kubibasaba tubinginga. Yego, buriya iyo umuntu yabonetse ntekereza ko n'ibindi byose biba byakunze. Hanyuma hakaza kudusengera, byanakunda nubwo muri iyi minsi bitakunda neza, bakaba batuviramo n'abaterankunga, haba mu buryo bw'amafaranga cyangwa se muri ubwo buryo bundi mvuze bwo gusenga. murakoze cyane. Turi kumwe na La Vie Éternelle, ni abakozi b'Imana beza, Imana irabahamagaye kandi urabona bayitabye neza, barimo barabikora neza, nta kindi twavuga uretse kuvuga ngo Imana umugisha. Iyo nimero iri kuri ekara yawe ndagira ngo uyikoreshe, nubwo dufite iminota mike yarangiye, turi mu nyengezo. Ndagira ngo twakire abantu nka 2 cyangwa 3 ku murongo wa telefone, hanyuma icyo ufite cyo kubabwira uyu mwanya, icyo kubabwira cyangwa hanyuma icyo wifuza kubabwira bose bazaba bambaye imbaraga uriya munsi abantu yiteguye mwiteguye umwami Yesu ari bugufi. Ntiyatwibagiwe aracyariho. Muririmbe witwa nde, uherereye hehe? Yego, turi kumwe na La Vie Éternelle. Ni iki wifuza kubabwira? Yego, urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Undi muntu umwe ku murongo wa telefone, turi kumwe na La Vie Éternelle, ni abakozi b'Imana beza, Imana ihamagaye. Ni iki wifuza kubabwira? Ese icyo wifuza kubasaba cyo ni iki? Undi muntu umwe gusa. Alo, wiriwe neza? Alo, ninde tuvugana, uherereye he? Yego, ni iki wifuza kubwira La Vie Éternelle? Yego, gabanya televiziyo yawe. Yego, wari ukitubwira. Wabakunze, ni icyo washakaga kutubwira gusa? Barakoze cyane, Imana iguha umugisha. Reka tubashimire, Imana ibaha umugisha, mwakoze cyane. Ntabwo mwese biri budukundire kugira ngo tubakire kubera ko iminota yacu yagiye.
muri mwebwe hari uwitwa Eric se urimo yego ni uwuhe ni njyewe hari ubutumwa nene nakiriye bwa Eric murakoze cyane mfashe umwanya ngo mbashimire muri abantu beza kubagira kuri twebwe bifata nk'umugisha Ravi Interineri mwakoze murakoze cyane mufite indirimbo nziza muzi umwuka wera murasa neza n'umuntu barera nta badayimoni mufite none se mwamfashije mu kubarekura nta kindi twongera kugarukaho kuko iminota yacu yagiye twagarutse kuri atandukanye iby'amakuru y'iyobokamana yaranze iyi tariki y'uyu munsi hari abakozi Imana bakoze ibishoboka abahanzi amakorari amatsinda batugejejeho indirimbo hari byinshi twagiye tugarukaho ntabwo twongera kugira ikindi tuvuga ko iminota yacu yagiye none se mwandirimbira akantu gatotoya ubundi nkabarekura mukabona kugenda ubu nabarekura gutyo gusa oya ntibikabeho ndi hagati y'abadirije babiri hari ubwo mushobora kwiga buke wenda perezida niwe ushobora kutabishobora njye numva bavuga ngo perezida ntabwo baba bizi ariko abadirije babiri ntabwo mwangendana tugiye kuririmba akaririmbo gato kavuga ngo uzahora uri uw'Imana yego akaririmbo ka uw'Imana tujye tugakoresha yego uzahora uri Imana ndirimbo yacu ibyirato byacu shimwa 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 uzahora uri Imana ndirimbo yacu ibyirato byacu shimwa 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 Yego cyane na Interineri Imana bamugisha turizera ko n'undi munsi tuzabahamagara muzemerera mukaza mugataramana natwe uwo munsi natwe turawiteguye tuzabana namwe mwakoze mugire umunsi mwiza turabakunda cyane mugire icyumweru cyiza mwese bagiye gusenga muze gufashwa cyane abagiye guhaha tubifurije kuza guhaha kandi mukaronka Imana ibarinde amen